bino byuma none ahangana sawa. Bavandimwe inshuti za groupe de jeunes ndabasuje. Kuri uyu munsi w'ibyishimo cyane, kuri uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero, nk'itsinda ry'abaririmbyi b'urubyiruko reka negere gutya. Kuri uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero twishimiye kubana namwe, muri ab'agaciro. Kuba twabatumiye mukaza, mukaba mwataye imirimo yanyu, n'abataye ingo bakaza hano kwifatanya natwe gushimira Imana, ni iby'agaciro kuri twe. Tubafite ku mutima. Rero muri aka kanya ndashaka kubereka abashyitsi turi kumwe. Hari abantu mwagiye mubona cyane cyane bo mu Busanza, bo hari amasura ngiye nzi, ariko harimo n'abandi mutazi mwebwe baje bakaba bari aha ngaha. Rero ubu ngubu ndashaka kubereka bamwe mu bashyitsi turi kumwe, ababyeyi n'abavandimwe. Ndahera kuri padiri mukuru wa paruwasi ya Kanombe, arahaguruka dusuhuze. Murakoze. Harakurikiraho harakurikiraho Padiri Jean Claude Ndashimye. Turahita twakira Padiri Byikwaso, ari nawe na fondateri na Nyandamu Janvier, niwo fondateri ba groupe de jeunes. Harahita hakurikiraho ubuyobozi bwa centrale ya Busanza. Nabonye perezida na vice perezida, ubwo barahagurukira rimwe. Hari n'abandi, ubuyobozi bwa paruwasi, ubwo ni centrale ya Kanombe, ubwo ariko bwa paruwasi ya Kanombe sinzi nimba babonetse bo bahagarariye nawe. Abi Kanombe bose baje, bavuye abaturutse kuri paruwasi nabo. Reka twakire n'ubuyobozi bw'inzego za leta, abaje bahagarariye akagari ka Busanza turimo ubu ngubu, cyangwa umurenge wa Kanombe nabo, ubuyobozi bwa Izere Mubyeyi. Noneho tugiye kwakira amatsinda. baranyibukije abihaye Imana.
impamvu ntari nabitinzeho nuko Mansera yicaye hariya ariko nawe ni umwe muri twe, ni umubyeyi utugira inama. Noneho tugiye kwakira amakorari. Hari korari Saint Paul ya Kicukiro, abaje baturutse muri Saint Paul ya Kicukiro ngo ntago baraza nabo. Abaje baturutse muri korari Ire Vivant, abaje baturutse muri Care International, abaje baturutse muri korari Saint Jean d'Arc, abaje baturutse muri korari Inyange za Mariya, abaje baturutse muri korari Inyenyeri za Nyina wa Jambo, abaririmbyi ba Zaburi, abaje baturutse muri korari Magnificat ya hano mu Busanza, abaje baturutse muri korari Dominico Savio ya hano mu Busanza nayo, abaje baturutse muri korari Maranatha ya hano mu Busanza nabo, korari Inshuti za Yezu mu Busanza, korari Umutima Mutagatifu wa Yezu, Pueri Cantoresi yo mu Busanza, abaje baturutse muri Regina Mundi y'i Kanombe ntago barazwi, abaje baturutse muri Groupe de Jeunes La Voix des Anges y'i Kanombe, murakoze cyane. Abaje baturutse muri Saint Thomas d'Aquin, mwese murakoze kuba mwaje, kuba mwatwitabiriye iki gitaramo cyacu. Bavandimwe, igitaramo nk'iki kiba kigamije kudushimisha no kutuzamurira urwego mu miririmbire ndetse no gufasha abandi kwitagatifuza, ariko kandi kiba kigamije umwanya wo gusabana, kwigisha no gusangira. Rero nk'abana banyu bamwe tuba tukishakisha, mumfashe mutuze abantu bari inyuma twumve ijambo rya perezida. Mumfashe rwose mutuze. nakomeza. Nk'abana banyu nyine tuba tukishakisha, bamwe turi mu mashuri n'abandi tukireba ko hari icyo twageraho mu buzima, biba bigoye. Ntago nyine nta kintu twageraho tutabafite. Rero nk'uko mukomeza kugenda mudufasha muri bimwe na bimwe,
mu nama zanyu, isengesho n'inkunga ku bigendanye no mu mufuka, turabashimiye cyane. Ndasoza nongera kubabwira duti murisanga, mugubwe neza, kandi hari byinshi biri hano inyuma tugiye kubereka bindi, ndabizi neza muri buze kuryoherwa. Murakoze. Perezida urakoze cyane.